abaduteze yombi turabasuhuje. Mugiye gukurikira ikinamico Abacu mutegurirwa n'umuryango witwa SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye. Rutebuka ko nzindukiye ni amahoro. Wabonye Imana ikingura Nyirato? Yego mana, waramutse Rutebuka? Nyirato, ndakumva. Umbabare rwose ndakuzindukiye ariko byari ngombwa. Narembuza akanya ko kuza kukubwira ibyo naraye numvise Kayitsinga agenda tuvugaho, numva ntakomeza kubyihererana. Ngonde? Nyirato, nge numiwe gusa. Sinanizi ko Kayitsinga ari gacuma k'amagambo. Ni magambo kisi? Yayabwiye nde? Uzi ko agenda avuga imihanda yose ko ari nge nawe ngo tumubuza gushakisha abana be. Unyumvire nawe rwose. Ngo tumubuza se turamutegeka? Wahura niki? Si ibyo gusa kandi anongera ko ngo tumwite umurwayi wo mu mutwe. Yego mana. Uvuze se ko nyir'urugo yapfuye ni ubumwishe? Ubwo rejo ngirenya muri na Tereza ari kumwe na Saidi. Bambwe ibyo byose rwose ngo amukana. Kayitsinga se yarindagiye wenyine akareka kuturindagira. Wa muntu ni ishyano gusa. Yego ko. Umuntu wanageretse ko ngo ariko dutuma arwara kubera kumuduhiramo ibidafite shinge na rugero. Nuko yavuze? None se ukumbona n'ingano yanjye urumva naba nkubeshya kuko ngo bimarira iki Nyirato? Ariko muranyumvira? Kayitsinga agatinyuka akavuga atyo. Ni ishyano gusa. Karuko nabyumvise. Ye nababwiye nibirenze ibyo. Nubwo batashatse kora ngo babimbwire byose. Ariko kuki abantu bamara kurindagira bagashaka nyirabayazana? Ubwo nanjye nanze kubyihererana ngo tutazabyumva ahandi bikagutungura. Agasane. Ugize neza Rutebo. Ugize neza ubwo Kayitsinga ngiye kubana nawe muzi neza. Ariko uko burya ari ukubona abantu bagenda. Ariko se ubundi kuba twaramubwiye ko ibyo avuga byuko agiye gutangira gushakisha abana bari ukuri kunyuma y'umuyaga nka twaciye amabere ni iyi. Ubonye nibura niyo avuga ibyo twavuze akareka kugira ibindi aduhimbira. Navuga ibyo ashaka nagera hazagera aho. Nyirato, ngaho reka nkomeze njye ku murimo. Nta makuru narinje kukubwira. Kandi urumva ko rwose byihutirwaga. Ugize neza Rutebo. Ugize neza rwose. Yewe ngaho rero bawiriwe. Ngaho wiriwe. Ubwo no kumenya uko rwose ubana n'uriya munyamagambo. Erega uwise umwana we tubana mbazi buriya yari yitegereje. Ariko wowe ngira ngo hari ikindi mupfa si gusa. Ngo azangira ate se ko atari we Imana yanjye? Yewe se nk'ibyo byose se. Yewe narindagira uko yiruka inyuma y'abazima ndeke. Mukakime, ndakumva. Ngo uvuga icyo ushaka kubwira Uteti wabo hari gahunda yindi ifitiye akamaro ngiyemo. Wese wamubwiye icyo dushaka ko tuganira ntukize uzariba. Ko numva se musiganira kumbwira kandi ari mwe mumpamagaye ngo mufite icyo mushaka ko tuganira. Uteti wa. Karame papa. Nge na Mukakime twifuje kuganira nawe. Mbateze yombi. Erega burya nta n'icyaruta kuganira abantu bafite icyo bashaka kunguranaho ibitekerezo. Icyambere ni ukugusubiramo icyo nsanzwe nkora nkubwira. Jya wubahiriza amabwiriza natanze muri uru rugo. Nzajya nyubahiriza. Sinirirwa nyasubira murayazi. Icya kabiri, ibintu wihangishije byo kwirirwa uri udashaka kugira uvugisha simbishaka. Kurira se ko nanjye ntazi uko biba bije. Uteti wa. Karame. Nujya ugira ikibazo ujye umbwira tukiganireho, sibyo? Yego mama. Ikindi ujye wirinda amagambo y'inaha. Nugira icyo wumva cyaguteranya natwe nk'ababyeyi bawe ntuzagiha agaciro. Ngaho komeza umubaze na cya kibazo Mukakime. Niko Uteti wa. Karame. Jye nasuye tumaze iminsi twibaza icyo twagufasha cyatuma wishima. Waduha igitekerezo? Mama. Mbonye amahoro nkareka gutotezwa byaba bimpagije. Ninde ugutoteza se? Buretse uzariba. Uteti wa. Ndakumva. Icyo kibazo ntugisubize. Mwana wa. Ndakumva mama. Icyo twifuza kumenya ni icyo twagufasha wakora ukiteza imbere. Erega umaze no gukura. Byaba na ngombwa ukaba wajya gushaka aho wikodeshereza kuba ku buzima bwawe. Ibyo byo kwikodeshereza ni ibindi. Rata nyibwirira Uteti wa. Ikintu numva nafashwa nkumva ndanyuzwe. Nuko nshakira ishuri nkiga wenda nk'umwuga nkazagira icyo nimarira. Uzariba. Ndakumva. Urumva ko icyifuzo cye gihuye n'igitekerezo nigeze kuguha. Umva. Icyo reka mite ngiye hakana rugikubita. Nta mafaranga yo gupfusha ubusa nabona. Kubwawe rero urumva yabapfuye ubusa. Umva. Ibyo nakoreye Uteti wabo nkamurira nkamukuza birahagije. Ibyo kumushyira mu ishuri byaba ari ukumudabagiza kandi nta mpamvu. None se kuki wanga ko niga papa? Ariko uzariba. Ubwo nta so n'ubu ufite uvuga amagambo nk'ayo ngayo koko imbere y'umujyambere nk'uyu nguyu. Umva. Reka nongere mbisubiremo. Mu byo utekereza icyo kibagirwe. Nge se ko ari cyo nifuza. Uzajya gupagasa cyangwa ushaka ibindi ukora bikwinjiriza wiyishyurire. Njyaho mbaye nkuvana inzira ku murimo. Ariko uzariba wagiye ushyira mu gaciro ko. Wagiye ushyira mu gaciro. Kayitsinga rega mu buzima bavuga ntibazabura kuvuga. Wa mugani wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Igikuru nuko wize icyo ushaka nta kindi. Ibyo abandi ujye ubirekera ba nyirabyo.
ubu njye icyo niyemeje ni ukutongera guha umwanya bambwira amagambo y'urucantege. ese uretse bamwe ugeze kumbwira bakubwiye amagambo yagukomerekeje hari abandi bajya bakubwira nkayo? umwe se, babiri se. aha irw'ibisiza ariko urahazi. ariko kuki abantu baremererwa n'imitwaro batikoreye koko? kuba wariyemeje gushakisha abana bawe abandi babangamiyeho iki? mbaze nkubaze. icyo nkusaba ni ukudacibwa intege n'abo bose bakubwira amagambo nk'ayo Kayitsi, sibyo? Tere, Karame, intege zo ntizabura gucika. gusa nuko umuntu yiyumanganya. uzi ko wari uherutse kumbwira ngo ko azi ko Yezu ari we wenyine wazuye abapfuye, ngo nanjye nibeshye ko nzatera ikirenge muke. ubwo aho yashakaga kuvuga iki? ubwo yashaka kunyumvisha nyine ko abana banjye nshakisha abapfuye kandi ntazabazura. ariko mbega ubugome bw'abantu. wagira umutima ukomeye nk'ibuye bwo se umuntu yakubwira amagambo nk'ayo ntukomereke? birumvikana bagusonga. ariko humura Kayitsi, Imana niyizi byose. nanjye niyo niringiye. ahubwo icyo nagira ngo nkwisabire. ndakumva Tere. muri ya gahunda nigeze kukubwira yo kuganira n'ababyeyi bafite ibibazo nk'ibyawe, yego, nagira ngo ejo uzaze mbahuze muganire, munasangizanye ubuhamya bw'ibyababayeho. nta kibazo rwose nzaza. ikindi buriya tuzashaka akanya duhe ubuhamya bwawe, tubufate tubunyuze ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo waba uzi abana bawe baba bararengeye aduhe amakuru. ariko buriya ntibapfuye Tere. utarabihambiye se wabyemezwa n'iki Kayitsi? ariko se wamugane, reka tugerageze turebe. harya wambwiye ko guhura n'abo bandi bifasha iki? nk'uko nigeze kubikubwira, umuryango ijwi ry'umubyeyi utihebye ufasha abawugana mu gikorwa cyo kubahuza bakaganira. ndabyibutse. wongeyeho ko iyo abantu baganiriye bahuje ibibazo bisanzuranaho kurenza uko bisanzura ku bo badahuje ibibazo. neza neza ni uko nabikubwiye, ahubwo uzi no gufata mu mutwe. ikindi nakongeraho ni uko burya kuganira ubusanzwe bituma ibyo utatinyukaga kuvuga bisohoka, bityo ntibiremerere umutima ngo bibe byazavamo ingaruka zinyuranye ku mubiri. ese ugira ngo si amahirwe akomeye kukugira? urakoze. ubwo rero gahunda niyo, turatangira nka 2:00. inkoko niyo ngoma. naho ubundi Kayitsi, shikama wima amatwi bakubwira amagambo asesereza y'urucantege, bazagira babone ko nabi ikibazo kibareba. aha simbizi. erega Kayitsinga, ndakumva. icyo abantu bibeshyaho ni ukumva ko iki kibazo kirababuza ababo gusa. oya, n'abandi bose birabareba. niyo mpamvu bakwiye gufatanya muri uru rugamba. ave sigaho ubabaye niba ubanda urugi. nyamara ibyo nkubwira niko kuri. abantu bose bakwiye kwiyumvisha ko bakwiye gutahiriza umugozi umwe nk'uko byahoze kera. none se nkwibarize. ndakumva. itungo riruta umuntu. kubera iki? niba se kera ryaraburaga, abaturanyi bagahaguruka bagahagarara bakarishakisha, kuki ku muntu wabuze bitaba bityo? ariko uzi ko icyo kintu uvuze gikomeye. aro Sayidi, utetiwa amakuru yawe sha ndaho bisanzwe. bya bibazo usumaranye iminsi utashatse kumbwira byarakemutse? Sayidi, rega gukemuka si ibya none cyangwa ejo. ariko se n'ibibazo kikutambwira Sayi, reka nzashaka akanya duhurira ahantu mbikubwire. ni ukuri byanshimisha rwose. erega burya kwihererana ibibazo si wo muti utetiwa. erega hari n'ibyo umuntu abura aho ahera, gusa wowe humura nzabikubwira. urakoze kunyizera kandi ukomeze kwihangana. urakoze cyane. mu buzima duhura na byinshi bitunaniza, ariko igikuru ni ugutwaza gitwari. urakoze kuri ayo magambo angaruramo imbaraga Sayi, ni ukuri ndabigushimiye cyane. erega uteti wowe buriya sinzi niba ujya ubibona. ntikize. ni ukuri nkwiyumva mubi, ahubwo wowe sinzi kubibona rwose. umuntu se yabirebesha amaso bigakunda? amaso gusa se? amatwi n'umutima byose ahubwo. Sayidi rwose ntukansetse. nyamara niko bimeze utetiwa. uba se ngo utere igitoro. kagira inkuru. mperutse guhura na Musanabera. nuko numva arambwira ibintu mu Kinyiranyindo, ariko asa naho atishimiye kuba ari wowe mvugisha kenshi kumurusha. cyore, ibyo se nabyo byazamo intambara? umva, ni ukuri narumbuwe pe. nanjye birantunguye. sinari nzi ko abantu bavukana bafuhirana bene kariya kageni. yewe ndumiwe gusa. wabonaga se akomeje cyane ko yanageze ahakerura. ati iki? yarambajije mbonye nibuka ko ari we twamenyanye bwa mbere. none se ngo niba ariko bimeze? nawe urabyumva nyine.
ngo ni nko kuvuga tutete wabahabwa agaciro ate kundusha atari we mwamenyanye mbere. ngira ngo ariko rwari urwenya mwari mwibereyemo. oya yarakomeje pe. ahubwo ngira ngo urukundo ruramutse rugabye amashami hagati yanjye nawe umuriro wakwaka pe. urukundo se ko rusanga uwo rushaka ka wa muhanzi? si nk'ibyo byose se sha. ntacyo ariko ubwo menya uko bihagaze nzajya amenya uko mbyitwaramo. nanjye niyo mpamvu mbikubwiye. urakoze cyane. kandi nubwo urutete wawe. ndakumva sayi. ku bwanjye numva ari wo mutima wanjye ushaka. ninazi iwanyu ujye umenya ko ari we nje gusura atari musanabera. ibyo kunsura reka tuzabanze tubiganireho neza. hari ikibazo ababyeyi bawe bamfiteho se? nzakubwira yewe. ubu se ntiwari kungeza ugasubira mu rugo butarira nyirato? yewe reka haracyari kare. kugira ngo si iyo nabonye umuntu nsura nk'uku tukaganira mba numva nifuza ko twatandukana. yo birumvikana bambe. kugira ngo kuba mu nzu ya wenyine ni ibintu byoroshye. umuntu ageraho akamenyera. icyo utahindura se. ariko se wamugana ni ukujya wihangana nta kundi. utihanganye se wakora iki kindi ahubwo. ariko se pe ubu warazigurutse ntiwapfa kubaririza hirya no hino ngo umenye niba nta rengero ry'abana bawe wamenya. mbazi iki se ko bigiriye mu ijuru kwa jambo. ushingira ku kisi uvuga ibyo ko nta rengero ryawe uzi nyirato? njye numva mbyiyumvamo yewe. akaba ariyo mpamvu ntata igihe cyanjye. nyamara wazabitekerezaho neza. hari abana cyangwa ababyeyi njya numva baburanye n'ababo ariko babashakisha bakaza kubabona. reka ibyo ni ikinamico. hari uwo wiboneye n'amaso yawe wari waraburanye n'uwo akaza kumubona? ntawe, ariko hari abo njya numva babivuga. kandi wowe ibyo wumvise byose ubifata nk'ukuri. Kayitsi nguriya ndamubonye nibuka ko ntamusuye kandi ngo amaze iminsi arwaye wa. Kayitsi ngize amahirwe ndakubonye di. kaze mboga zizanye. wanshakaga se nyirato? nagushakaga ngo nkwihanize tutazamenyera wa munyamagambo. ngaho si uko biza ngo ni malariya mwihaniza se nagize. nizere ko mwiganirira ariko. Mukakimi reka nkuregere uyu mugore ngo ni Kayitsinga. hasigaye agenda ahuragura amagambo amvugaho ibitagaragasa mpimbira. yewe nyirato ubwo ntumbeshyeye nakuvuzeho iki kibi. muramenya ariko ntimwihabaho isi n'abagenzi Kayitsinga nawe nyiratunga. Kayitsi twumvikane. bibu bwa mbere n'ubwanyu mugendo ntaramana imihanda yose. ariko si byo umbwira ko ntabyo nzi wasobanuye icyo nakuvuzeho none akibwiye. ntabyo uzi niko ubwo ari kumwe na Tereza na Saidi wababwiye ngo ngewe Kayitsinga. wowe Kayitsinga nyina. abo bantu sinaherutse kuvugana nabo. ngo bagire ngo rero wahakana ko utanyandagaje unyita umubyeyi gito ngo nakubereye ikigusha nkubuza gushaka abana bawe. ariko njye ndumva ibyo ari amagambo adakwiye kubateranya rwose. amagambo nyirato uwo kubwiye ibyo n'uwashatse kuduteranya rwose. warabivuze yewe wikwigira nyoni nyinshi urinda unyitwaza ko nakubwiye ko ntatigiye nshaka abo ntazigera mbona. wowe nigeze nkubuza kwiruka imisozi ngo urashaka abana bawe? ubundi nawe nkubuza se ngo bizura abanjye? ngaho se nsubiza wamutindiwe. uwo tukuta mutuka bayituka kandi ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Kayitsi buretse kugenda rwose. wari umunyamagambo gusa. bavandi mwambabarira nkabisabira ikintu kimwe. iyi kinamico abacu muyitegurirwa n'umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye mu rwego rwo gushishikariza ababyeyi n'abana gushakisha ababo bazimiye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. mushatse kumenya amakuru arambuye y'uyu muryango mwasura urubuga rwawo ari rwo www.sms.org cyangwa mukajya kuri channel ya YouTube yitwa Abacu SMS TV mugakurikira ubuhamya butandukanye bw'abana n'ababyeyi bashakisha ababo. ufite inama cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa kuri telefone 0791 43 44 31. ntimuzacikwe n'igice kizakurikira.